Muraho cyane, ikaze nanone kuri Uncle Miner channel, none ni wa muntu wanyu Uncle Miner, ukomeza kubaganiriza ibijyanye n'amayiningi byose by'ikoranabuhanga. Umunsi rero bafitiye indi mayiningi zo zirasohoka ari nyinshi, kandi nanone mbibutsa ko bageza amakuru ku gihe nk'uko bisabwa. Yewe icyo mbabwira, ntabwo njye wabiteguye cyangwa ngo mbishyire hanze. Njyewe icyo nkora ni ukugeza amakuru ku gihe, ukohezaho amakuru nawe mugakora, tugateza tukabikuriza rimwe kimwe twese. Aha rero ntimukabone wenda rimwe byanze muvuge wenda ati Uncle Miner n'abadushuka ibiki n'ibiki. Yewe mbageza amakuru ku gihe uko mbishoboye, byakunda tukayarya, byakanga nabwo tukihangana. Rwose ntibizapfe ngo wenda mugire ngo ntabajijije cyangwa narabashutse, nanjye mba mbikora. Ntabwo ari ukubangiriza umwanya wanyu, nanjye mba mbikora, kandi nanjye mba muri byinshi biki, wenda mwakunda bashutse mbijyamo mbibanjye simbikora. Nanjye ndabikora tugategereza rimwe, byakunda tukayarya, byakanga nabwo tukihangana nta kundi. Uyu munsi rero hariyo indi coin yasohotse airdrop yitwa W coin. Twinjiramo turebe uburyo ikora, nitumara kwinjiramo wenda nayo tuyikore, kuko ubundi hano ugomba gukora nyinshi ugategereza ukareba izajya cyane ikizaza mbere. Ubu ngiye mfite ama airdrop ashyika muri angahe, sinzi umubare wayo neza. Mfite ama airdrop ashyika muri 22 mba nakoze. Ayo mbasha gukora video nyabashyitsaho, ayo ntabasha gukora video nakoze ubutabasha nayo nzanyabaha ko nzagenda nkora video zayo. Ndabona rero iyi W coin twakanze kuri link yayo, uraza hano nk'ibisanzwe ama airdrop nk'ayo ukuntu atangira, uhita ukanda hano kuri start. Cyitsa hano kuri start, ndibuka hari video ejo nakoze ya Tonix. Nashyitse nibagirwa kubabwira akantu, ukimara kwinjira hasi kuri nyine winjiyemo neza ahitsemo hasi ahantu hari amazeru menshi, haba hari akantu kanditse ngo start mining, tugakandaho amazeru atangira kwibara. Wakuzuza Tonix zasabwa ukaba urinjiye. Nuko nashaka kubabwira, ubu kanze wenda nze nsa nk'ugiye mbibereke neza, nshaka ko tugendana gahunda kandi makuru tukaba tuyafitiye ku gihe. Kambereke tugira abajijwe ejo mwihangane bagiye kubibereka. Ni ama airdrop yose mba ndi gukora, ahubwo igisabwa byakeneyemo wenda narapostinga ntashyira hanze, wanyandikira kuri WhatsApp kuri nimero njya nsiga muri comment. Kanze muri Tonix mbereka ahantu hasi ukanda munsi. Iyi video yabikuyemo utuntu twinshi. Ibintu byinshi mba nshaka ko tuganiraho. Nanone mbibutsa ko ubu ngubu tuvugana kuri Monolix hasigaye amasaha atagera muri 4. Rero mube muri ready, baramutse basikamu twakihangana, aba ari n'andi menshi. Nanone ibaye irya koko twayarya abakoze mining, tegereze niba mined bigakunda tuzayarya kwa video turi kubikuza. Wowe nawe icyo uzakora ni ukuvuga ati ni ukwinjoyinga yawe, nawe ugatera comment, ugatera like, ndetse ukajya ubwira na bagenzi bawe amakuru y'uburyo bwose bamayiningamo, nabo batangire bamayininge. Ubu ngubu hano turi amazeru, ahantu hose bari amazeru, ukifungura aha ngaha hose haba hari amazeru. Aha icyo ukora hano munsi gato, hano hari claim, haba hatari claim kubera ko uba ukiri mushya, haba hari buto aho handitse ngo start mining.
uhita uyikanda ugatangira bikibara. Hano nk'uko nabiberetse muri video uraza kubibona byose, ako niko nahise mbabwireho. Ibintu ushaka ubundi busobanuro bw'iyi mining yo arajya muri video kuko yo iranabikuzwa. Iyo video nayikoreye kuri iyo channel urayibonaho, yo ahita abikuza ariko ategereze ngo listing day. Okay, nabwira reka dusubire muri WCoin yacu garuke. Uko bisanzwe tuzakanda kuri start, ugakanda hano kuri play, kwinjira na kuri start time. Tegerezaho gato ukuntu network ziba ziri kugenda gake. None mbibutsa abatakora subscribe, kuri subscribe mukore share, ndetse uramutse ubona ko ibintu ari ingirakamaro wajya ubwira n'inshuti zawe zikagana na channel zikareba uburyo bwose umuntu yakora amafaranga nari nakoresheje phone ye gusa nta kindi gishoro akeneye. Kubaze ndetse mukaba mukomeza mbashimira kuba mwafashwa mwakora ino video, mukaza mukifatanya nanjye muri izi business. Urabona twashyitsemo karodingaho gake, ushyikamo harimo 0. Icyo ukora imeze nka tap swap abayizi, ubundi urakanda hano ukanda bihira ukagenda buza. Hano hari amatask ukora, ukanda hano kuri task ugira uyabone, ukinvitinga abantu 3. The task invitinga abantu 3 baguha amacoin 2,000,000. N'andi matask ukabona yose abazi gusoma bafunga kuri YouTube bakaguha n'amacoin 10. Uri kubona ugakina uno mukino bakaguha n'amacoin, ukasura iyi WCoin kwisura buri munsi baguha n'amacoin nabwo premium reward n'ibya Telegram choose mining. Nyine uraza hano andi nakanze ukayibona. Iyo umaze connectinga wallet handi bereka nabwo baguha n'amacoin. Iyo invitinze umuntu baguha 50, gutyo yose ni amatask ukora kugira ubone amacoin. Mutuye hasi inyuma gato bereke connectinga wallet, uraza ugakanda hano ari akantu k'akawallet, hanyuma ukazamuka gato ugakanda hano kuri connect wallet. Bikanze waba babonye uburyo video connecting wallet uhita password nk'ibisanzwe ugakora yako nirwa makanda. Iyi video mara kuzagera mbere ku buryo warangiye mba ntarakoze imbere muri the main account yanjye, ndetse ndaza kubereka irizi amaze connect uburyo biba bimeze. Garuka inyuma, hano hari uburyo boostinga nimba mwakoze tap swap. Iyi ni boost. Hano muri make ni nko kugura ikintu, uraza ntabwo n'umwanya kuza ukomeza ukanda hano, ukaza iyo wamaze connectinga baguha za coin 100,000. Noneho ukongera wenda n'utundi task ukora ukabona coin 118,000. Iyo wabonye uhita ugura irobo, kanda ukagura irobo, wamara ukandaho irobo irakumeningira uzaho nka nyuma y'amasaha 12 uje kureba ibyo ya mininze ukabirisivinga ikongera kumeningira utiriwe uhoraho hano. Niyo mpamvu nyine iyo igufasha kubyoroshya, tuhuzaho nka rimwe ku munsi ukaza ukarisivinga gusa ari mininga byinshi ukurikije n'agaciro wayiguze tu. Garuka nk'ibisanzwe bakonetinze wallet kugeza umunsi wa listing day, asiga ukabikuza amacoin yawe. Bibutsa listing day itandukana na video ariko ikintu cyamaze kuba listed ku ma wallet ni ewan mujye muhita bafata n'amadeni
ikintu kiba kiri bubikoze uko byasa kose. Urakoze kuri ino video rero iyi W-Coin isigaye wenda katumbanyemo hato muri Monorox isigaje iminsi mike turebe nayo Monorox. Urabona Monorox isigaje amasaha 2 n'iminota 41 kugira ngo ibe distributed, ibe launched kuri ku ma wallet asigaye abamayininze bahita babikuza. Uyu munsi uraba ari show, iri joro abantu mwamayininze murare mukanuye mwirebere ibiri bube. Bibutsa ko hari amakuru atanga ko ishobora kuba ari scam, n'andi avuga ati ni iya nyayo. Tegereza turebe gusa ubusaha 2 busigaye turebe koko amakuru ya nyayo nimba ari scam cyangwa ari iya nyayo. Tegereza tukareba. Nawe mbibutsa umuntu wenda usanze ari scam ntabwo waba ngo wakomayina wenda yaranshutse nawe mbaye amakuru ku gihe. Urabona ko nanjye ibintu mba mbikora nta nubwo ndabashuka nkabireka. Kiba kigomba tukareba byakunda ukanshimira, byakanga ukavuga ati nta kundi, ugakora izindi mba naguhaye ziba zirimo ziri bukore mba nizeye cyane. Wakoze kuri ino video ndagushimiye cyane. Wibuke gukora subscribe, like na share. Ciao ciao, bye.